Amahoro y'Imana bane nawe wahisemo ko tubana muri uyu munsi. Imana igumugisha. Ini Chantal TV jo ngende Chantal w'Imana. Nkuko bisanzwe tuganira tujye tugira igihe tukagira ibihe twungurana ibitekerezo. Uyu munsi rero hari inkuru nanone nshaka ko tuganira. Kera habayeho intare yari yaje kubyara kana. Nyuma rero yari ifite bavuga ngo iratwite, sinzi uko babyita, ariko reka mvuge ko yari itwite, biza kurangira ipfuye irimo ibyara akana kakimara kugera ku butaka nyina irapfa. Nyina ipfuye akana kabaho ngaho gasuragoringa kadafite izindi ntare ziri hafi wenda ngo zibe zakajyana. Ntihagira ukabwira ngo uri intare, ntihagira ukabwira ngo uri ntago ariho ugomba kuba. Kaza kwibonera rero umukumbi, niko navuga, w'intama. Zihora urabona ko intama buriya mu nyamaswa zigira amahoro, zitagira amahane, zibaho mu mutuzo, n'intama zibamo. Noneho rero kaza kubona zigenda, buri intama ntabwo yari guhutaza, kaba kagiyemo nako kakajya hirwa karisha hamwe n'intama, aho kurya inyama gatungwa n'ibyatsi, kibera gatama, kibera aho ngaho. Ariko nyine nuko intama zari intama, nta zari kuyibaza ngo ko tudasa, ariko yari intare ariko iba mu ntama. Imyaka iragenda, karakura, katangira kugenda kamenyera kuva ahantu kajya ahandi, zijya gushaka ubwatsi, zikarisha bukira, zikaruhuka, ejo zikabyuka, zikarisha, zikaryama, zikarisha, zikabyuka, zikaryama. Hanyuma rero iza kuba intare ikuze y'igisore. Hanyuma rero intama ziza kubona intare zindi zije kuzataka, ziriruka kuko ntago zigeze zigira ubwoba, kuko zakabonye gakura, zikabona n'agatama kagenzi kaza. Haje kuza intare rero zikuze, ziza zaje kwataka wa mukumbi w'intama, zirazirukankana. None intama ziriruka ko zizi neza ko intare zazirya. Na kandi rero cyangwa se na ya ntare bibana nayo iriruka, kuko ntago yari izi neza ko iyo atari intama. Nayo iriruka ijya kwisha, bigenda zivuza induru, mureke mutaturya, mutureke ni mutaturya. Nako gatama niyo ntare yirukanka muri izo ntama. Ziragenda zigeze hejuru, izo ntare zari zirimo zizikurikira, zirayibwira zitase ko nawe urimo kwirukanka kandi uri mugenzi wacu. Ziravuga ati hoya mwirya njyewe ndi intama, njyewe mwirya njye ndi intama. Ati hoya uri intare. Hoya noneho zikomeza ziburana, zirayibwira ati wowe uri intare. Zirarira, yivuza induru ati njye ndi intama, kuko ntiyari izi, nta n'umwe wari warayibwiye ko ari intare. Noneho zirayibwira ziti twe wowe ntago twakurya kuko uri mugenzi wacu, ngwino tukwereke ukuntu uri intare. Ziragenda zijyana ku mugezi, zirayibwira ziti twese reka ducurike umutwe mu mazi twirebe, uraza gusanga usa natwe neza, birirwa yirukanka mu ntama ute kandi uri intare. Uwo munsi nibwo iyo ntare yamenye ko ari intare, ikareba mu mazi ikabona mugenzi wayo, ikabona birasa, ikireba ikabona nanone nta tandukano na rimwe rihari, uretse kuba itazi neza ko ari intare. Iravuga ati ariko se imyaka yose maze njyewe ko ndi intama, naje kuba intare gute? Ni ukuvuga ngo nta yandi makuru yari yarigeze imenya. Ntiyari izi ko nyina yapfuye ibyara, ntiyari izi ko hari ibindi bikoko bisa nkayo yenda bifitanye isano nayo. Nibwo yamenye ko noneho atari intama ahubwo ari intare. Niki gitumye rero nzaniye inkuru? Nari ndimo nshaka kubwira umuntu, wenda nawe ushobora kuba waravutse uri intare, ufite ububasha bwo kuva mu bibazo urimo, ufite ubushobozi, ariko ukaba warakuriye mu ntama, ukajya ujyana ibintu gake, ukajya udashobora gukemura ibibazo ufite, udashobora kwiteza imbere, ugahora uryamye ahantu hamwe, ugahora wimereye nk'agatama kandi uri intare. Kanguka, fungura amaso, ishakemo imbaraga, ishakemo ubushobozi, ishakemo ibyishimo. Hari igihe uvukira ahantu bahora baganya, bahora barira, bahora bavuga ko nta kintu bafite, bahora bavuga ko barushye, nawe ukabaho ukaryama, ugahora turi abakene, iwacu turi abakene, iwacu nta kintu dufite. Wowe ushobora kuba uri intare. Haguruka, wirebe, wishakemo imbaraga, ukomeze, ujye imbere, ushakishe,
urebe ushaka inama zakuzamura. Wenda ushobora kuba warakuriye mu ntama kandi wowe utari intama, uri intare. Nagira rero ngo uyu munsi ngutere inkunga nkubwire ngo wiryama mu ntama ukeka ko nawe uri intama. Wenda uri intare wabwirwa n'iki? Wenda uri ikindi wabibwirwa n'iki? Ikibikubwira nuko wowe uhaguruka n'amaguru yawe ukavuga ngo njyewe ngiye guhitamo kuba iki. Iyo wikunkumuye umenya ko uri intare cyangwa uri intama. Ariko nibaza ko nta mpamvu nimwe yo kwigana abakuri iruhande, nta mpamvu yo kwigana ibikuri iruhande, nta mpamvu yo kwigana ibigukikije. Wahindura ubuzima, wareba n'ibindi utaruzi ukabihindura. Uyu munsi wa none abantu benshi batari bazi ububasha bafite cyangwa ubushobozi bafite muri bo, babumenye uko bafashe umwanzuro. Rero ndagushimiye ko iyi nkuru ikugiriye umumaro. Ahari hari aho wabona imbaraga, wabona ubushobozi ukaba utarigize ubushaka, hari opportunity nyinshi. Wiguma hamwe, haguruka, sohokaho, irebe, uraza gusanga mu by'ukuri utari intama aho gushaka kuba uri intare. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, nawe ubutaha. Imana ibahe umugisha.